icyambere nashaka kuvugaho nuko indirimbo yanjye yitwa Funga Macho. Njya mbabona rimwe na rimwe nyine abavuga ko promotion yabaye ndende n'iki ngo wenda ntago nyine ndayi promoting nkakabya, ariko kugira ngo ikintu buriya kigere ahantu kure mu muziki nyine maze kwiga ko kigira inzira nyine kinyuramo, hanyuma iyo nzira ikaba ihari itunganyisha, akaba ari nayo izanyuramo n'ibindi. Hari sacrifice nyine umuntu agomba gutanga. Ubwo rero naje muri promotion y'indirimbo yanjye, bigera n'igihe mwaribonye ko yagiye mu ndirimbo kuri Billboard nyine zaselinze neza. Nibyo najyaga mbabwira guhera kera nyine nkababwira ntago success bayirebera kuri YouTube gusa, iyo ni platform imwe ijyaho ibintu bimwe, ariko habaho n'izindi platform nyine zituma ikintu kibi cya danger. So aho ngaho rero niho agomba guca n'izindi ndirimbo z'abandi bahanzi bagenzi banjye, kuko ntago ndi igicucu cyangwa mba umuntu uri selfish nyine ku rwego namenya uko ibintu bikorwa ngo ne kwereka bagenzi banjye nyine nabo bacomoke bagende bamenye. Hanyuma na album, abari kumbaza kuri album yanjye isa nk'iyarangiye, ariko Coach Gael kiri gute? Coach Gael yatugezeho hano. Album yanjye isa n'iyarangiye. Turimo kuyikorera strategy nziza yo kuyibagezaho nyine mu buryo bwiza. Mara umuntu bajije ikibazo hano. Nibyo abantu bavuga ko kwamamaza indirimbo cyane wenda nkakabya ari bibi, no kwenda batarasobanukirwa neza, ariko mu minsi iri imbere bazagenda babibona. Mu minsi iri imbere umva coach ngo nagenda uvuka se ubu aho nahinze he ntabyo kuruhuka ndi hano nyine ari aba nibo ba boss wanjye coach niwo nkorera buriya bababwira ukuntu gahunda iteye. Abari kumbaza ngo album igeze hehe, album isa niyatunganye, turimo gusa gushaka uburyo bwiza bwo kuyibagezaho. No mfite imiziki mwabantu, mfite imiziki iteye ubwoba, mfite imiziki nanjye numva nkumva ngize ubwoba. Kuri ibyo ngibyo nta kibazo na kimwe mfite ku bijyanye na music n'ibindi byose. Nzaruhukira rimwe. Nzaruhukira rimwe. Abantu bari kumbaza ibintu by'ibyana, mfite icyana kimwe byararangiye. Ibyo ngibyo ubwo ni ukubibwira nyine ba Juno n'abandi bajene bagifite amahitamo. Hanyuma rero ngiye nashaka kubibariza mwa bantu, any advice cyangwa se hari igitekerezo mfite wumva cy'ikintu ushobora kuba ntaratekerezo. Ndabizi ko album yanjye mutarayumva, hari idea waba ufite cyangwa ikintu utekereza nashyira kuri album ntigeze nshyiraho. Hanyuma ese Soweto uzayiduha ryari kabisa? Icyo ni ikibazo kibajijwe na Baptiste. Soweto ndayibatamo mu kwa gatanu gutangira, ariko nyine irakurikirana na album nyine niyo ndirimbo iri bufungure album. Ni indirimbo nakoreye muri South Africa, muri Nigeria. Hanyuma nyikora mu gastile kazaba ryohera cyane. Muze no kureba agafoto na postinze ejo bundi, ari agapost na postinze ejo bundi kariho agaparti hariho agapart ka saxophone yari ya black and white, muraza guhita muyibona. Anenda ahantu hameze nko muri bar, kari aga saxophone karimo nako muri Soweto. Nayo nagerageje kureba ko abantu babasha kumenya uko biba bimeze, ariko mbona harimo abantu bakeya babizi. Uzashyiremo akaririmbo k'icyongereza, turimo twinshi kuri album, turimo twinshi kabisa. Uzadufasha uduhemo Nigeria barahari. Sinjya mbashira ngo na Coach Gael sinjya mbashira amakenga. Ubu wabona aho uri wararanye n'amabesho. Wow.
ariko mwabaye biki mwabantu mwe mwanyweye ibiki koko nahoze ndeba ibiganiro shout out to baba Platini yakoze igitaramo cyiza bya hatari ariko none naboze mbona comments z'abanyamakuru bavuga ngo inzoga barazinyweye zirashira eze bashaka ko zisigara zikarara nibyo nyine tumwe mu rugero ariko nanone ntizi yes mfite indirimbo ya gospel kuri album nari mbonye umuntu bivuzeho mfite akaririmbo ka gospel gatwika sana ku bantu bakunda indirimbo z'Imana ariko zo kuramya abantu biratwika uwitwa Promesse ati ahandi se ahahe handi ko nta handi Bruce uzatemo akazi Titi Brown of course ku mashusho tuzafatira i Kigali. Titi Brown ni umuntu uri creative kandi ukora neza ibintu akora ntago nibaza ko yabura mu gihe biri ngombwa kandi hari n'abandi benshi bo gukorana nabo bo ba benda ba Sadi n'abandi benshi cyane. Ako karirimbo ka gospel rero ntago iyo ndirimbo ya gospel ikambamenere hakabanga ngo dena karirimbo ka PlayStation ibyo twarabirenze twarabisimbutse cyane. Akaririmbo ka gospel ikambamenere hibanga na karirimbo gakoze mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo mukomeze kugenda mubona amakuru make kuri album yanjye nayikoze igihe kinini. Hari igihe tubivuga gutya nyine abantu bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko nta kunye ni ikintu gikomeye cyane kabisa. Ni ikintu nicayeho nyitekerezaho ese Chris Easy ari muri album yawe hoya nta uriho sofa kereka wenda hagize igihinduka. To be honest ntabwo nababeshya. Ese Bruce Melodie utekereza kongera guha Amaji the Black collabo? Birashoboka ko muziki ni uruziga. Ikindi kandi umuziki wanjye ntabwo ugendera gusa ku ma emotion yanjye namwe nyine niyo mpamvu ubu ngubu turi kuganira nuko ibyo turi kuvugana hari ikintu kinini byongera gusa ku baraperi bo mu Rwanda. Umuraperi uri kuri album yanjye yitwa Bulldog. Hari utumessage murabe kancanga kudusoma none se nk'abarezi by'amashi Abarezi b'Inyamasheke tutumva icyongereza hari indirimbo nyinshi z'ikinyarwanda nuko gusa turi kugerageza kwagura imiziki yacu ngikure. Kuri album yanjye ntabwo hariho Diamond Platnumz. Ubu ngubu nagenda mvuga amazina makeya ariko hariho BNM wo muri Kenya. Hari abantu bake nagenda mvuga kubera ko ibyabo byamaze gutungana. Ma message none harankubise kabisa birimo kuguruka nkacanganyikirwa. Uzadutema amapiano songs ndazifite kabisa ziriho. Ndi kubona hafi ibintu byose muri kuvuga byarakozwe. Hafi ibintu byose muri kuvuga byarakozwe. Oya Uganda arahari ariko ntabwo namuvuga none gusa n'umuhanzi mbizi neza ko mukunda. Umuntu wese wabukunda umuziki wa Uganda umuhanzi nashyize kuri album yanjye muri Uganda muramukunda. Ubwo si bya album sibyo